yagiye ku kazi kandi akafata kuzi muri bwari udani ntabwo ari gutaha ubuzima bwa turaza agatangira kuwutegereza ari kubyiringira kandi kuko papa yataha akagira akawuzana ubundi ugasanga yageretseho na muntu kuko papa umutima we uri ku umwana we kana kati kwimvura karaguye byo kwa ugize neza. Hari umunsi umwe nigeze nambuka ngaha Mana ndi kugenda mfunguza isengero, ndakubwira ngo Mana nubikora inzu zawe zikongera gufunguka yose nzagushima. Ndagushimiye Mana rero kubera ko ibitangazo bikoze hejuru y'imbaraga z'umwana w'umuntu. Hari imbaraga zawe, imbaraga zawe zijya zimira izindi, ibintu bikagenda neza. Uwiteka we nubwo bimeze bitya ariko Mana yacu akira ishimwe kubera ko ukoze ibitangaza. Mana inzu yawe ikongera gukinguka, ijambo ryawe rikongera kuvugirwa hera hawe. Mu nzu yawe abantu bajya bahagera bashonje bagasonzoka, abantu bajya bahagera barabuze ibyara bakaribona. Mu nzu yawe indwara zijya zihakirira, mu nzu yawe hajya havugirwa ibintu byinshi, imirimo y'ibitangaza bikahakoreka. Mana we ababuze ibyara bakaribona, wa Mana we akira ishimwe kubera ko ukoze ibitangaza. Mana ndagushimiye Mana kubera ko ukoze ibitangaza. Mana umeko mushinde, Mana umeko mushinde. Ibinara bikubwiye Mana kuri wa munsi uba narinzirwa ndi kugenda genda
kandi ukomeze ubane n'abandi yesu izina ryawe rikomeze guhabwa Ni live ku isi hose? Ni live? turakurya nabyo birimo Wananiwe kabisa.
amashimwe menshi dufite ku Mana. Mureke duhimbaze Imana uyu munsi mu iteraniro. Nabonye umupasitori ageze mu rusengero bafunguye kuko badufunguriye, agezemo asanga kimwe cya kabiri cy'abakristo be bose barapfuye. Buri ntebe bagiye bageraho ifoto y'umuntu witabye Imana, buri ntebe. Pasiteri azunguka mu rusengero agenda areba yagera ku ifoto y'umukristo, pasiteri amarira kubabona imbere yacu nk'abashumba nta n'umwe watuvuyemo mu mezi ane tumaze turwana n'iki cyorezo. Imitima yacu iranezerewe, kandi namwe kutubona imbere yanyu ndabitega ko mwese munezerewe, nta n'umwe watuvuyemo. Munyemerere Imana icyubahiro. Amahoro y'Imana abe muri mwe bene data. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ukomeza iteraniro ryacu n'indirimbo ya 10 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ivuga ngo shima Umwami wo mu ijuru yange n'umushimisha. Shima Umwami wo mu ijuru Tumushime
turagushimira imirimo yawe, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira amasezerano yawe, turagushimira ukuboko kwawe kwiza kwabanye natwe mwana. Turagushimira mwana. Abisirayeli bajya mu minyago batashe, ijambo ry'Imana ngo umunsi bari bataha ngo bari bameze nk'abarota. Natwe uyu munsi tumeze nk'abarota kuko uradushimishije, kuko tugaruye mu nzu yawe mwami. Tuguhaye icyubahiro, tuzamuye ibiganza, tuguhaye icyubahiro mwami, tuguhaye icyubahiro. Akiri impundu z'ababyeyi, akiri impundu z'ababyeyi, komeza amashyi n'abagabo, komeza amashyi n'abagabo. Kongera kugushima mwami, tugukomera amashyi, tuguvugiriza impundu. Bene data, umwana w'ikirara mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe mu gice cya 15 umurongo wa 18 n'uwa 19 agira ati, reka mpaguruke njye kwa data mugeni, data nacumuye kuri mu ijuru ndetse ncumura no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Bavandimwe, tuvuga yuko nta cyaha dufite, tuba twishuka kuri wowe kutari kuri twe, ariko ntitwaturi ibyaha byacu. Niwe kwizerwa kandi ikiranuka kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kose. Bene data bakundwa, mu byanditse henshi hariho ibitwemezo ibyaha byacu tukabyatura, kandi biduhana kutabyanjye no kutabihisha. Turi imbere y'Imana na Data twashobora byose, aho tubyaturanye imitima yoroshye, imitima yihana, imitima yumvira kugira ngo duheshe kwibarirwa imbabazi zayo nyinshi cyane, imbabazi z'Imana yacu zitagira akagero. Bene data, tuzi ko dukwiriye kubyatura iminsi yose twitoza, ariko cyane cyane kubyatura iyo duteraniye kwishimira ibyiza bikomeye duhaye no kwisaba nk'uko ikwiriye rwose, no kumva ijambo ryawe rigera cyane no kwisaba kugira ngo iduhe imitima yacu ikena ndetse n'iby'ibibi nabyo. Bavandimwe muri Kristo Yesu, tujye tubinginga mwese mumwegerane n'Imana nanjye, aho intebe yayo iri guturuka mu ijuru, muzanye imitima itanduye kandi muzane ijwi ryoroheje, kugira ngo twature Imana yacu ibyo twakoze, twaba tubishaka, ibyo twakoze turabishaka. Mucyo twicishe bugufi, abafite gupfukama bapfukame, kugira ngo yusa
data twese tuzwa n'imbabazi nyinshi twabize urazana inama zisigaye ukamenya gukora ibyo imitima yacu yifuza twacumuye amategeko yawe twaravuze dukwiriye gukora ibitakwiriye gukorwa ndetse muri twe nta buzima bwose ukayinyagasazi twebwe afite agahinda k'ibyaha byacu tugire imbabazi bana bareba bacu ibyaha byabo usubize mu nzira yawe y'ukuri uko wasezeranye abantu bose muri Yesu Kristo umwami wacu kandi data twese imbabazi nyinshi dusabye ku bwa Yesu kugira ngo tujye tukubaha tukiranuka twitonda tubone mu izina ryawe icyubahiro amen. Mana wasezeranije ku butumwa bwawe bwera kubabarira abaguhindukiye bose bihanye ibyaha byabo hanyuma byatura. Niyo mpamvu tugusabye tukwinginga kugira ngo Nyagasani Mana utubabarire kandi dukorere ibyaha byacu utwezeho no gukiranirwa kose kandi Nyagasani Mana uduhe umwuka wawe wera abe mu mitima yacu kugira ngo ayobore ubwenge bwacu ayobore ibikorwa byacu kugira ngo ibyo dukora uhereye uyu munsi kugeza iteka ryose bigushimishe bikunzwe nawe kandi Nyagasani bw'impano bizaba umugambi wawe budashira gusabira rya data twese n'umwana n'umwuka wera amen. Reka dufatanye isengesho umwami wacu Yesu Kristo yasize atwigishije tugira tuti data twese uri mu ijuru, data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ukunda bikorwe mu isi kuko bikorwa mu ijuru. Rero none ifunguro tuko bukeye tubarire ibyaha byacu kuko natwe tubana bitugirira ahubwo dukiza umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe n'iteka ryose. Nyagasani bungura akanwa kacu Mana ateguka udutabare abavandimwe mureke twese duhagaze dutangaze kandi tuvuge kudutangira icyubahiro cy'Imana yacu, icyubahiro cy'Imana twese n'icy'Imana n'icy'Umwuka wera kuko cyose ari ugusunika kiri kandi cyose kizaza iteka ryose. Abavandimwe muhimbaze umwami Imana yacu, izina ry'Imana yacu rihimbazwe iteka ryose kandi ubuziraherezo tujye twicishe bugufi twicare munsi turasoma Zaburi ya 34 duhereye ku murongo waho wa mbere. Turasoma Zaburi ya 34 duhereye ku murongo wa mbere. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka ni umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, agize ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Bana bato nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro yakurikire kugira ngo yashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha kugira ngo amareho kwibuka kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, ababa umukiranutsi bazacirwaho iteka. Uwiteka acunga ubugingo bw'abagaragu be, ntawe mu bamuhungiraho uzacirwaho iteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data amahoro y'Imana abe muri mwe. Haleluya. Reka igice cya kabiri tugiye gusomerwa turagisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 11 turatangira ku murongo wa 25.
dusome. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushimira data mwami w'ijuru n'isi kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na data kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Mwese abaruse n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. 204 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turahire muri bwa buryo bwacu twibuze bwo guhimbaza Imana. Dori bendera ya Yesu
tutazi kugira ngo bitafata gusenga. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye turaguhimbaje uyu munsi bitarye ikibazo cy'ukwezi kwa karindwi wemeye ko tuzatuma inzu yawe Mana itahera yacu. Tugushimiye kuba abanye natwe muri iyi minsi ya lockdown, iminsi itagiye kubera icyorezo ariko abanye natwe. Tugushimiye kuba abanye natwe mu Rwanda kurwanya iki cyorezo kandi biragaragara ko hari byinshi wakoze kuko nta bantu benshi babashije kwitaba Imana kandi abarwayi nabo uzi neza ko bazakira. Hamwe no gusenga rero gushima tuje imbere yawe byinshi turagushimira. Turagushimira ubuzima buduhaye, turagushimira ko abanye natwe mu ngo zacu, ntiwemere ko twitwa n'inzara, ntiwemere ko tuva Mana abanye natwe byinshi turagushimira. Tugushimiye ko Mana turi imbere yawe tukivuga kizaduhaye kandi Mana tugendeye muri ibi bihe tuzi neza ko uri kubahenduwe uri Imana y'urukundo kandi ugira neza. Tuje imbere yawe rero dufite ibyifuzo byinshi tuguha tugahamya tugotore ariko ibyo tutabasha kuvuga ariko Imana yawe mu mitima yacu. Ufite icyifuzo cyo gusengera diyoseze misiyoneri isezererwa ya Karongi izatangizwa ku mugaragaro mu cyumweru gitaha makumyabiri na gatandatu. Turasengera bamuhanga kugira ngo Imana ahoreho gutegura kandi ahoreho kuyobora gutegura abazaba mu isoko kandi Uwiteka Imana nyir'ingabo mu minsi yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 turasabye kugira ngo uzaza wese azaze mu burinzi bwawe. Turasengeye ya diyoseze igiye gutangira. Turasengeye umwepiskopi watowe Reverend Rukundo Methode kugira ngo umwigishe ubwoko bwawe uri mu muryango we n'amadamu ndetse n'abana maze ubwo bazaba bahawe gushyira uzabayoboza ubwoko bwawe uzabane nabo kandi uzabereke gukora utangiye muri bo ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko niwe tangirwa n'iherezo niko wivugiye mu magambo yawe. Turagusabye kugira ngo uzamubere itangiriro kandi uzamubere iherezo ry'umurimo kugira ngo Uwiteka Mana ushaka kubaka hariya muri ya diyoseze kizubakike maze kigashyirwe hejuru. Turasengera kandi n'abandi bazamufasha mu murimo, abapasitori, abakateshisite ndetse n'abandi bose kugira ngo uzabagire neza bazabone uko kurwara gukomeye. Ntabwo ari ibyo gusa, turasengera itorero muri rusange by'umwihariko turasengera itorero kandi ry'u Rwanda kugira ngo baze kurimbisha ubwoko bwawe bukomeye. Turasengera umwepiskopi mukuru Archbishop Mbanda kugira ngo umugire neza ndetse n'abandi bepiskopi bafatanya muri uyu murimo. Na Imana nyir'ingabo turasabye kugira ngo uze kubaka umurimo wawe muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Turasengera abapasitori, turasengera abakateshisite, turasengera bose mu murimo wabahaye ndetse n'abakristo bose muri rusange kugira ngo buri wese yuzure umwuka wera. Tumaze iminsi twiga ku mbuto z'umwuka wera kandi twamaze kumenya neza no gusobanukirwa ko ari wowe kamere yawe kandi wizeye imbuto nziza
neza kandi tubishyizemo kugira ngo aho ari we ukuraho maze yihimbaze ufite uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo gukora ibintu twifuza byose. Kandi umutekano turasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, turasengera nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo mugire neza ubwenge bwo gutegura igihugu neza uko bikwiye, kandi dusengera abaminisitiri bamufasha, abadepite, abasenateri, abameya, abayobozi b'inzego z'imirenge ndetse no ku midugudu. Uwiteka Mana ubagire neza igihugu cyacu kirengere, bari nacyo turagushimira wadukuye kandi tugusabye kugira ngo iterambere tugezeho uturinde icyayihungabanya. Dusabye kubana natwe rero kandi dusabye kutugirira neza. Ukiza abarwayi bari muri twebwe, hari abafite uburwayi butandukanye, twebwe ntitubazi amazina ariko urabazi. Abo twabasengeye, abarwaye indwara z'abadayimoni bazikiza, abarwaye indwara zitandukanye izo ari zo zose, Mana turakwinginze kugira ngo ugendagende, ari abari mu rusengero, abari hanze yarwo, abo bose bagire neza ubereke kugira ngo bahimbaze izina ryawe. Urakoze Mana yacu kuko muri gusenga kwacu twakubwira byinshi ariko tutarondoye, hari ibiri mu mitima yacu. Uwiteka Mana ibibazo byose ukwiye kutugirira neza, usabye kugira ngo uruzi kubana natwe kandi ukwiye kugasanzwe, ariko kandi hanyuma y'ibi uzakomeza kugushima. Dusabye izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. uraza kugira mugenzi wawe gutya umwenyure ugapfukamunwa, iyo nseko iramugeraho. Niba dusomwe unyemerere n'ibyishimo byinshi twakire bishop wacu ndetse na mami twagize umugisha wo guteranira nabo uyu munsi ku iteraniro ridasanzwe. Mwakire Sabudini wacu twakire pastori David Makandora. Umumaro we Rusizi yamusanze aha ngaha yemerewe Nyamasheke aho asanzwe akorera, ariko turakwakira pastori Imana umugisha. Munyemerere kandi twakire pastori Story John, ni umupastori wo muri Anglikani ukorera muri diyoseze ya Bukavu hakurya hariya, bajya guterana natwe n'abadamu bazanye bahaguruke no kuri bakozi b'Imana tubakire. Turahe umugisha. Munyemerere twakire amakorali yacu Philadelphia, Era, Narada, Jehova Yere, mwese mwahaguruke mu gihugu. Museke kuzamuka. Uzagera aho mwese abashyitsi babane natwe. Reka twakire Joel. Joel ni umuyobozi wa St. Peters mu murenge wa Bururu, ariko kandi avuye kwiga mu ishuri rya Bibiliya. Hari ukuntu Imana izamufasha nawe agakomeza gukorera Imana muri ubwo buryo. Joel haguruka gusura twakire umukozi Imana bagende neza. Twakire kandi abashyitsi muri rusange baje guterana natwe, Imana yazanye kugira ngo duterane. Abo ngabo ngo tubabwira ko ari abamarayika Imana iba yatuzaniye n'abahanuzi Imana yatuzaniye kugira ngo duterane natwe. Abantu rero baje guterana natwe ndabinginze muhaguruke. Abashyitsi, umuntu wumva ari umushyitsi adasanzwe guterana natwe akoresheje umugisha uyu munsi tubahaye ikaze. Iyo ntebe tubahaye uburenganzira, wishyira akamenyetso hejuru y'urugaruka uzongere wiyicayeho. Tuguhaye ikaze kandi Imana ibaho umugisha cyane. Munyemerere twakire nabonye umuntu w'inshuti yacu cyane, umuyobozi wa Equity Bank. Ntabwo kudusubiza n'ukuri uriya mugabo wa inshuti yacu kandi dukora serivisi zayo za Equity Bank. Imana ibahugisha kuko kubana natwe, Imana ibagirire neza. Mwese rero wahaguruka ukuntu ugiye kubigenza. Ibigirira umuntu uri mu buryo bwawe, uburyo bwawe
twanyura mu kabona birebire yego imana niho gusa imana ibagirire neza kandi twese twicare dushima imana ikoreye mu rusengero dushima imana ikoreye mu rusengero ibagirire neza mureke rero tubagezaho amatangazo twabateguriye uyu munsi. Itangazo rya mbere ni ugushimira ni igihe itorero ryagomba kugaragaza muri bangaha arakizana ubu ngubu ni ububiko bw'ingabo rugendo